twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kugira ngo dukize ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki ya 2 Mata 2025. Uku kwezi dutangiye uzaguhuremo n'Imana. Ndakwifuriza intangiriro nziza z'uku kwezi kugira ngo tuzahure n'Imana. Uzumva ijambo ry'Imana rikuyobore, rikuragire, rikurinde, rikubeshaho buri munsi. Reka rero dutege amatwi ijambo twateguriwe nyine kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa kane. Duce bugufi twakira Imana. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, 47, umurongo wa 1 kugeza ku wa 9 n'umurongo wa 12. Igihe Uhoraho yariho ambonekera, umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba, kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro, akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru, antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Ubwo wa muntu agenda yerekeje mu burasirazuba, apima imikono 1000 akoresheje umugozi yari afite mu ntoki. Hanyuma aranjyana anyambutsa ya mazi yangeraga ku bwombambari. Arongera apima imikono 1000, ari nako anyambutsa ya mazi yangeraga noneho mu mavi. Arakomeza apima indi mikono 1000, anyambutsa ya mazi yangeraga mu rukenyerero. Hanyuma apima indi mikono 1000, noneho ya mazi ababaye umugezi ntagishobora kwambuka, kuko amazi yari yiyongereye, aba maremare, aba mbese uruzi rutavogerwa. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu, urabibonye se? Hanyuma aranjyana no ku nkombe y'umugezi. Igihe mpindukiye, mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane. Wa muntu arambwira ati, ariya mazi aratemba agana mu ntara y'Iburasirazuba, akamanuka muri Araba, maze akiroha mu nyanja y'umunyu. Yamara kuyirohamo, amazi yayo agahinduka meza. Ikinyabuzima cyose kizaba kiraho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane, kuko aho ayo mazi yinjiye ayahasanze aba meza, n'ubuzima busagambe aho umugezi uzanyura hose. Ku nkombe zombi z'umugezi hazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa, amababi yabyo ntazigera arabirana, n'imbuto zabyo ntizizahundura. Bizajya bihora byera buri kwezi, bibikesha aya mazi avubuka mu ngoro. Imbuto zabyo bazazirya, naho amababi bayakoremo umuti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 46. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Imana niyo buhungiro n'imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera ubura mu gihe cy'amage. Nicyo gituma tutagira ubwoba naho isi yabiranduka, cyangwa imisozi igatengukira mu ngeri y'inyanja. Ariko hari uruzi rwagabye amashami, agahimbaza umurwa w'Imana, n'ingoro y'umusumba byose irusha izindi butagatifu. Imana iba muri uwo rwagati ruteze guhungabana, Imana ibutabara kuva bugicya. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo yitubereye ubuhungiro bucinyiye. Nimuze mwirebere ibyo Uhoraho yakoze, ahagarika intambara kugeza ku mpera z'isi. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku 16. Muri icyo gihe haba umunsi mukuru w'Abayahudi, Yezu aboneza ajya Yerusalemu. Aho Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa Betesida, mu Giheburayi kikagira amabaraza 5. Muri aya mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, barimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema, bose bategereje ko amazi yibirandura. Kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi, maze utanze abandi kuyajyamo akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ari yo yose. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Yezu abonye uwo murwayi aryamye,
amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati mubyeyi, singira umuntu ujugunya mu cyuzi igihe amazi yibiranduye. Iyo ngerageje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo. Yezu aramubwira ati haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Uwo munsi hari ku isabato. Abayahudi babwira uwakijijwe bati none n'umunsi w'isabato, nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe. Arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye maze ngende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo ufate ingobyi yawe ugende? Ariko uwakijijwe ntiyari azi uwamukijije uwo ari we, kuko Yezu yari yigendeye mu kivunge cy'abantu benshi bari aho. Hanyuma Yezu amusanga mu ngoro aramubwira ati dore wakize, ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Nuko uwo muntu aragenda abwira Abayahudi ko ari Yezu wamukijije. Iyo ibi impamvu yatumye Abayahudi batoteza Yezu, kuko ngo ibyo yabikoraga ku munsi w'isabato. Iyo ni Evanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi ugira ubuzima dukura kuri Kristo, umwana w'Imana. Amasomo yo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane, ubwo dutangiye ubu kwezi, for ikintu gikomeye kizaba muri uku kwezi. Ni utahise ugisubiza reka nkigusubirize vuba na bwangu. Tuzakira ubucunguzi, le mystère du salut. Tuzakira agakiza, Pasika. Ni ku itariki 20 rero z'ukwezi kwa kane, mbaye mbikubwiye hakiri kare, mbaye nkwifurije na Pasika hagataho. Ariko icyo nashaka kugeraho ni ukugira ngo uku kwezi nyaboneka uku kwezi uzakora iyo bwabaga, ukora uko ushoboye kose, wivugurure, wigorore n'Imana, maze utunganire Nyagasani. Ujye nawe hafi Nyagasani azakubone kugira ngo agere gute agukize. Amasomo twateguriwe nari ngiye kuvuga ngo na amasomo y'amazi, ariko nanone ntabwo naba nibeshye, kuko ya masomo yose yagarutse mu ijambo amazi. Turaza kubona aya mazi icyo yerekezaho ni umukiro muri Kristo. Niyo ntego remezo tuza kuzirikanaho igira iti Kristo niwe soko y'ubuzima. Mu kuzirikana kuri iyo ntego rero tugiye cyane kwibanda ku mazi. Amazi ni ubuzima. Ngo amazi ngo agize 75% by'ibigize umubiri w'umuntu. Amazi turayanywa kugira ngo tubeho, tugire ubwo buzima nyine 75%. Ntabwo biba byoroshye. Abenshi bihitiramo gufata inzoga n'ibindi byose bigenda bibazibya umutima ndetse n'umubiri, aho gufata amazi. Amazi ni ikimenyetso cy'ubuzima. Amazi nanone usibye kwanywa aradusukura, tugacya, tukayoga. Rero cyane turaza kwibanda ku bashoboye koga muri ano mazi, bityo bakamererwa neza, bagakira, bakamererwa neza. Mu isezerano rya kera ndetse n'irishya bakunze gutubwira ibyuzi, bagatubwira imigezi, bagatubwira inyanja. Aho hose Nyagasani yakundaga guhatambuka agakorera ibitangaza, ndetse banatubwira ko akenshi n'abahahuriraga bakabasha no kugera ku ntego nziza. Twibuke inkuru ya Rebeka ndetse na Isaki uburyo bahuriye ku cyuzi, n'izindi nkuru nyinshi cyane muri Bibiliya zirimo gutwereka ibyuzi bya Berisheba, aho Yakobo abonera Imana, n'ibindi byinshi cyane ba Aburahamu, ba Agara, aho bagiye bubaka ibyuzi, n'ahandi henshi cyane muri Bibiliya. Uyu munsi rero turumva icyuzi cya Betisida, aho Yezu agiye gutambuka kugira ngo akore ibitangaza. Mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli twakiriye amazi. Baratubwira uburyo Ezekiyeli yabonekewe, hanyuma akagenda abona uburyo amazi agenda amuzura, kugeza ubwo ibaye inyanja adashobora kwambuka, kugeza ubwo abaye menshi. Aya mazi batubwira yavubukaga mu ngoro, nuko ahanyuze hose hakamererwa neza, ibiti biri hafi yaho bikera imbuto, amazi arerekeza ku mpuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana abazikozeho bose barakira. Impuhwe z'Imana nk'umuti ukiza ibyaha, umuti w'abanyabyaha,
zambuwe dusanga cyane cyane muri penetensiya, yamaze adusukura kugira ngo duke tumererwe neza, tubeho neza. N'iki bishushanya impuhwe z'Imana, impuhwe za penetensiya, impuhwe z'uko tugomba gucya ubundi tukamererwa neza, tukera imbuto ku batubonye, ubuzima bwacu bugasukurwa na Kristo, ubuzima bwacu bugacya, ubuzima bwacu bukivugurura kubera ko twakiriye iki? Impuhwe z'Imana. Izi mpuhwe z'Imana nitwo twumvise nanone mu Evanjiri uno munsi, ubwo Yesu atambutse kuri iki cyuzi agasanga ngo hari wari umaze imyaka 38 arwaye, amerewe nabi, ngo mu gihe abandi bitewe n'imbaraga bari bafite bashoboraga gukira kuri iki cyuzi, kuko nyine wagiraga amahirwe agatanga abandi yahita agakira indwara yose arwaye. Uyu we rero turumva ibibazo yahuye nabyo ahangaha, imyaka 38 yose ngo ntawagira umujugunya mu cyuzi. Ngo Yesu abonye umurwayi aryamye, ngo Yesu ahita abona ko amaze igihe kirekire arwaye. Iki kibazo Yesu amubajije kirerekeza kuri Yesu nyirimpuhwe uzadusanga agatureba akongera agatureba, akabona koko dukeneye gukira, akabona ko tumaze igihe kirekire, imyaka 38 yose ni igihe kirekire. Rero dutangazwa n'igisubizo uyu murwayi amuhaye, ubwo aramubaje ati urashaka gukira? Ubundi yari guhita asubiza ati yego ndabishaka. Ariko twumve igisubizo amuhaye cyerekana uburyo yiyumvise nk'umuntu watereranywe, ubwo yagize ati mubyeyi, singira umuntu ujugunya mu cyuzi igihe amazi yiranduye, ngo yongereje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo. Ngaka kababaro, ngaka gahinda ko kumva uri wenyine, ko kumva waratereranywe, abandi baragusize, uri wenyine, la solitude, warahawe akato kubera imbaraga nke ufite, kubera ibibazo ufite, kubera uburwayi ufite. Bishoboke ko uyu muntu imiryango yari yaramuvuyeho, yaramutereranye, baramwinubye kuko arisanga ari wenyine. Ngaka kababaro afite no kuvuga ngo arashaka gukira, arabona koko hari n'igihe bitashoboka kuko yihebye. Impamvu nuko ataramenya ko ari umukiza umuvugisha. Yari guhita asubiza ati ndabishaka Nyagasani, ariko kubera uko kwiheba afite, ari kumva ari wenyine, ntago aza gushobora kubivuga. Ngo kuko natwe igihe indwara iturembeje, igihazo biturembeje, hari igihe dutongera kubona Yesu nk'umukiza, hari igihe twiheba tukajya kure, kaza kurangira dushobora kuba turi kwizera abantu ngo haze kugira undi muntu ugufasha. Yaba yarazi ko ari kumwe na Yesu, ati va ku giti dore umuntu, agasanga Yesu, ubundi Yesu akamusanganira akamukiza kubera impuhwe ze. None koko Yesu arahibereye, ngaya amazi atanga umukiro, Yesu noneho arahibereye, kuko Kristo ari we mazi amara inyota, amazi akiza, soko y'amazi, soko Kristo, soko y'ubuzima. Twumvise nyuma yuko akize impaka byakuruye, kubera ko Yesu ngo yaramukije ku munsi w'isabato. Icy'ingenzi ni uko Yesu akoze igitangaza. Wa muntu wari waratereranywe, wa muntu wari wenyine, wa muntu wari warajugunywe, wa muntu utagiraga umujugunya mu cyuzi, Yesu amugiriye impuhwe, arakize. Akenshi bavuze kujugunya mu cyuzi, bamwe bashobora kugira ngo ni nko kumuta, ni nko kumuroha. Icyuzi aho bishatse kutwereka ni nko kuguta mu mukiro, ni nko kugukiza, ni nko kurangira umukiro, ni nko kukujyana kwa muganga, ni nko kuguha amahirwe, ni nko kuguha ibisubizo. Ibi rero hari igihe mu buzima bwacu tubura abaduha ibisubizo, hari igihe mu buzima bwacu abandi bagenda badutambutsaho ibisubizo kubera imbaraga nke dufite, kubera ko tutishyikirayo, kaza kurangira tubuza amahirwe, kaza kurangira badukubise ishoti kubera ko twabuze umuntu. Nawe nugera ahantu kagera mu kaga, ibibazo, agahinda, aho ngaho ujye uzirikana ko Yesu igihe azazira nawe azagusanga muri ako kabaro, ubundi akagukiza, agakubabarira. Azagusanga baragutaye, ubundi akagutora ukamererwa neza. Yesu azagusanga baragutonetse, ubundi akajya gute? Akagutonesha. Ngibi byiza bya Yesu, uzagendagenda hafi y'icyo cyuzi agira ngo nawe akujugunye mu cyuzi, Yesu soko y'ubugingo. Mubyeyi, wowe ufite uri kujugunya mu cyuzi muri no minsi, ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abanyeshuri 7, ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abanyeshuri 7 biganaga mu ishuri rimwe,
bitegura kuba abadogiteri, abaganga, bakajya bavura. Uko ari 7 bagombaga kwiga imyaka 7 kugira ngo nyine babe inzobere mu kuvura abadogiteri. Nuko igihe kimwe kiza kugera bariga, ariko ngo muri abo uko ari 7 ngo 6 muri bo bari abuzukuru ba Rishari, navugaga abakire, iwabo bari abakire. Hanyuma umwe muri bo ngo yari umuzukuru wa Rushati mwene Ngofero. Ngo ariko ngo 6 bo kwa Rishari ngo bari abaswa. Uyu muzukuru wa Rushati mwene Ngofero niwe basobanuriraga. Nuko barakomeza bariga. Nuko ngo bamaze kurangiza kwiga, bamaze kuba abadogiteri, byumvikane bariteguye kujya ku murimo kugira ngo batangire bavure. Nuko igihe kigeze babahamagarira ibizamini kugira ngo bakore akazi, nibatsinda nyine bajye mu kazi, bajya bahembwa bishimishije. Ngaho foro igiye gutsinda, bagiye mu kizamini, umuhungu wa mbere abaratsinze wo kwa Rishari. Nuko amuzukuru Rushati agakomeza acunga ati koko ko atari njye utambutse, kandi koko nibwiraga ko ari njye wasobanuraga bagenzi banjye. Barakomeza bagiye kuvuga undi watsinze, none umuhungu wa Rushati ati ubu ni njyewe, none bagiye gusoma nubwo bantambutseho. Bongera bavuga ko ari umuhungu wa Rishari watsinze n'ubundi undi mwanya wari ukurikiyeho. Umwuzukuru Rushati akomeza ategereje. Uwa 3 nawe baramuvuze, nawe mutambukaho. Uwa 4, uwa 5, uwa 6 bose ko ari 6. Umwuzukuru Rushati agiye kumva yumva ko batsinze ikizamini cy'akazi, ubu bagiye gutangira akazi bakore, bajye kuvura. Neza umuhungu wa Rushati atahamara amasa, ataha imyiza imoso, agiye kubaza ngo bazi impamvu uko ikizamini cyagenze niba atatsinze, kandi yibwiraga ko yakoze neza. Nuko ajya kureba ku rutonde rw'abatsinze, ntiyibone muri systeme. Ati nturi muri systeme. Yajya kwireba ati nturi muri systeme. Nuko yibaza ukuntu abigenza akurikije ibimubayeho. Afata icyemezo nyine, nuko arataha ari kurira. Ubwo babuzukuru ba Rishari baragenda bajya mu kazi, bakora akazi, baravura. Ngo kurikira uko byaje kurangira, uko bageze ku murwayi bavura, dore ko abarwayi bari benshi cyane muri iki gihe. Umurwayi wese bavuye ati nukunanganaga, bya bitaro byuzura inkomere, byuzura indembe, babahungu barabamara neza bose. Nuko ngo minisitiri w'ubutabera w'icyo gihugu ngo bari utabara, amaze kumva ko ibintu byadogereye aho hantu, uw'abahungu bose bari kuvura ari guhita apfa. Nuko araza, minisitiri araza, aje kureba, aje gutabara, aje no gutaba birumvikana bitewe n'iryo bara nyine abahungu bari bakoze. Nuko minisitiri ngo atungurwa n'ibi bintu yabonye aha hantu, atangazwa kandi atungurwa nyuma yo kongera kureba ibyangombwa by'aba bahungu, uburyo binjiye mu kazi n'uburyo barangije neza. Atangira kuri kamwe agera ku kandi, ari kugenda asuzuma, ari bilete zabo, ari diplome zabo. Aza gusanga nyuma y'iperereza abahungu bagendaga babimura bitewe nuko batanze akantu, kubera ko bari abahungu bo kwa Rishari. Igihe cyose bimutse bagatanga akantu kugira ngo binjire muri systeme. Ukwimuka kugeza n'ubwo bageze kuri diplome nayo bayiguze muri systeme mpanguye. Icyababaje kandi kigatungura uyu minisitiri w'ubutabera ni uburyo nyine izi diplome zasinywe n'abayobozi bakomeye cyane bo muri iki gihugu, ari uko kwimuka byose bigashyigikirwa n'aba bakuru, kandi muri aba bana nta n'umwe wigeze atsinda. Amafaranga niyo yagiye bagatambuka kugeza ubwo barangije, ariko nta n'umwe ubizi kuvura. Nuko minisitiri yaje kurangiza nyine, nyuma yo gutabara ndetse no gutaba bariya bayoboke b'Imana bamaze kugwa hariya, minisitiri afata icyemezo ko babahungu bo kwa Rishari za diplome zabo bazitwika, hanyuma cyakora bakabagirira impuhwe, bakajya bagatangira kuri 0. Imyaka yose bakayiga bakaminuza, bakongera bagatangira kuri 0 bakiga imyaka 7. Hanyuma za kurabo ko wamwuzukuru wa Rushati ko ari we gusa wize neza, kuko diplome ye yari yemewe, ari gusa ashoboye gutambuka nta kantu atanze, nta ruswa atanze. Nuko ahava bamushyize mu kazi, atangira gukora amafaranga.
bahungu ngo bahise bahunga na n'ubu ntibamenye aho baherereye. Bishoboke ko ku munsi w'izuka bazagaruka nk'abana b'ibirara kugira ngo batangire bige. Nk'uko imyaka yose bapfiriye ubusa bahise nyine batorongera na n'ubu ntibamenye aho bari. Kubera iki? Isoni n'ikimwaro. Tekereza nawe umaze imyaka yose diplome zawe zirahiye, mbega isoni n'ikimwaro biraha. Nguko wa muhungu umwuzukuru Rushatu mwene Ngofero yaje kurangira ariho muganga wemewe kuko nawe ashoboye kwiga, nubwo system itajyaga imubona, ariko byaje kugera igihe minisitiri w'ubutabera aramurengera aramurenganura, ubu niho muganga wemewe muri icyo gice. Babe bake b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Kuko iyaba mu bihugu byacu, iyaba aho turi habonekaga ko abagaragu b'Imana bakoreshwa n'ubutabera, twamererwa neza. Ngubwo ubutabera, impuhwe z'Imana ni ugushyira ibintu ku murongo. Ubutabera bw'Imana bukiza, buzahura abantu, bukura abantu habi, bujugunya abantu mu cyuzi, icyuzi cy'amahoro, icyuzi cy'umukiro. Reka dusoreze ku bintu bine biza kongera kugufasha kureba abantu ujya wiringira mu buzima bwawe, bitewe n'amafaranga bafite, bitewe n'ibintu bafite, bitewe n'ubukire bafite, uko ujya ubiringira. Icya mbere ni ihame ry'igifaransa rigira ngo il faut passer au moyen juste pour arriver au fin juste. Ngo ni ngombwa kunyura ku bantu ndetse no ku bintu byizewe nyabyo kugira ngo uzasoze neza. Igihe cyose uzanyura ahantu habi, n'ubundi bizarangira ugeze habi. Nutangira ubuzima ugenda unyura mu nzira ukopera, n'ubundi bizasoza uri gukopera, bizasoza bakwirukanye. Ongera utekereze inzira tunyuramo dushaka akazi, dushaka ibintu. Ese izo nzira ziratunganye? Kunyura mu nzira zitunganye kugira ngo ugere ahatunganye. Car la fin justifie les moyens. Ni ngombwa rero kunyura buri gihe ahantu hatunganye niba ushaka kugera ahantu hatunganye. N'igihe uzanyura ahantu hadatunganye, ahantu hakocanye, n'ubundi bizarangira bya bintu byose byongeye guhananuka. Nibwo bizarangira babahungu ba Rishari babakire tutamenye n'irengero ryabo. Kubera iki? Biringiye inzira zo muri systeme mpanguye, biringiye ruswa, birangira babuze ubwenge, birangira nyine babaye abaswa, kuko iyo utanga ruswa ukakira ruswa nawe birangira nyine ubaye umuswa. Icya kabiri twazirikanaho uno munsi ni ugutegereza. Yamvuga igira iti wakwihanganya ugategereza ko yeza kwibuka kandi akugirira impuhwe. Utegereza umuntu uzakujugunya mu cyuzi, utegereza umuntu uzagufasha, nta wundi. Tugomba gutegereza impuhwe z'Imana. Iyo ubabaye, iyo ushavuye, buri gihe uvuga uti Nyagasani ari hafi kuza kuntabara, ugire n'icyo cyizere. Icya gatatu ni ibibazo tubamo ndetse n'ubuzima turimo bwo gushaka kwizera abantu cyane, ukumva hari aho umuntu aza kukugeza kandi nawe ari umuntu kandi umunyantege nke, ati nimunyuraho ndagera hirya, nimuhereza akantu azankubita hirya, azanzamura, azanyongeza, azamvuganira. Kaza gusanga uriya uri kuvuganira ahubwo uza kuvuguruza kera. Kaza gusanga uriya uri gushaka kunyuraho ngo gutambutse ari we uzagutamba. Ugasanga uriya uri gushaka ngo agutabare ari we kenshi uzagutaba. Nuko tukiringira abantu kandi nabo nyine batariho. Uze gukura ifoto no munsi y'umutegetsi ukomeye, mugani wa minisitiri ati koko abantu batambutse bate? Kandi iki gihugu cyuzuye impuguke, cyuzuye abahanga, cyuzuye abanyabwenge. Izi mpamyabumenyi, izi mpamyabushobozi zatambutse zite? Uze kongera urebe impuguke dufite, ariko urebe impamvu na ruswa zigenda zirushaho kwiyongera. Sinkora icyo utabanje kumpa iki ngiki, ndagutambutse nawe umaze kumpa iki ngiki, gutyo. Niyo bya bintu umuhanga avuze ati impamvu ruswa zidacika nuko abazihekenya, abazirya ni babandi b'imbere, babandi b'indani. Impamvu rero babandi b'indani bisubiyeho bakajya mu cyuzi cy'impuhwe, ubutabera n'amahoro by'Imana, ruswa izacika. Dushobora kugwiza abaswa muri za karitsiye zacu n'ahandi henshi. Kubera iki? Kurya ruswa, gutanga ruswa, ugasanga ibyuzi byacu nyine byabaye ibiziba kubera ko tudasukuwe, tudakeye. Uze gukura ifoto nyine y'umuyobozi wiyubashye uri kuyirya. Navuga igihene, nari ngarukiye ku ihene gusa, ko biri kose nyine iyo wiyubashye nyine uba wiyubashye.
icyanyuma twasorezaho ni ukwiringira Imana, kwiringira impuhwe za Yezu ugiye kuza. Buri gihe cyose ujye uhorana ubwenge ndetse n'umutima bizagufasha kugira ukwemera gushyikira Imana, kuko muri ino si mubyeyi ibintu njye gusorezaho bicunge, nubwo ibintu byagushiraho, abantu bakagushiraho, ibintu bikagusiga, abantu bakagusiga, hari umwe gusa utagusiga, uwo ninde? Uwo ni Kristo, soko y'ubuzima. Ndakwifuriza rero kumwiringira, kumwizera mu buzima bwawe bwose, kuko niwe uzagutambutsa naho rukomeye, niwe uzakuvuganira naho rukomeye, niwe uzakujugunya muri icyo cyuzi, niwe uzaguha akazi by'ukuri, niwe uzagutambutsa, niwe uzagutsindira. Maze ibyo byose watagaguzaga ku bapfu no ku bapfumu, nyaboneka gerageza unyure mu nzira nziza, inzira zigorokeye Imana, niba uzagera heza. Aheza nta handi ni ku isoko y'ubuzima, Yezu Kristo. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data n'Umwana Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.